Mu kinyarwanda mujya mukunda kumva abavuga umugani ugira uti gera umuzinga kuwa Bugegera. Ese uno mugani usobanuye iki? Waje ryari? Uzihe mpamvu? Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo bashaka kwigisha umuntu ngo akurikize urugero rwiza abonana abandi. Niho bagira bati gera umuzinga kuwa Bugegera. Akomotse ku mugabo wo ku Ntenyo mu Nduga y'epfo witwa Bugegera, akaba umugaragu wa Mirenge, umukungu w'ikirangirire. Bajya bakurikizaho kuvuga ngo nakatunze ibya Mirenge ku Ntenyo. Nahasaga mu mwaka w'1700. Mirenge uwo nguwo amaze gukungahara cyane mu Nduga yose, rubanda baramushikiraga baza kumuca inshu. Kandi ubwo bukungu bwe bwakomokaga ku mizinga y'inzuki yagikaga, bituma agira ubuki bwinshi. Abafite amasaka, ingumba n'imfizi bakamucanira, maze bakabimuzanira bagaterura gukurana ubuki. Nuko bibaho bishyize kera wa mugabo Bugegera w'umugaragu wa Mirenge wari umukene cyane, ageretseho no kuba yaracitse intoki z'ikiganza cy'iburyo, akajya yitegereza imizinga ya Mirenge bahakura ubutitsa, azirikana n'ibintu bazanira Mirenge bagurana. Nuko kwigira inama ati ahari nanjye mboshye imizinga nkayagika, ubanza namera nka Mirenge, naho kandi nasa nawe nibura nakwibeshaho. Ati inzuki Mirenge ntazifata ngo azishyire mu mizinga ye, byongeye si n'abantu be batera ngo bazijyage bazizane mu mizinga. Nibwo atangiye aca imishundura n'akaboko kamwe k'ibumoso mu Nduga y'epfo. Kera nta shyamba ryahabaga, hari umukenke wiganjemo urucundura. Nawe Mirenge ibiti yaboheshaga imizinga, abantu be babikuraga mu mayaga ku rutabo rwa Kinazi. Bugegera amaze kugwiza uduti twe, abwira umugore we Nyirampumbya ati nshakira amarwa meza nziyingingire umuntu wo kwa Mirenge azambuhera umuzinga, nanjye nzagike ndebe ko twabona ubuki bukadukiza. Uwo mugore Nyirampumbya ngo yagiraga amarwa y'iziko atangaje, ahera ko aracanira umusemburo uramuhira, uratumbagira. Abonye ko ashamaje, yimuka ku buriri bwe ahunga umugabo we kugira ngo na hato batarengwaho bakawica, dore ko kera umusemburo nawo waraburirwaga. Nuko Nyirampumbya yenga amarwa ngo atangaza abanyenduga bose, barayahururira barizihirwa. Bageze aho Bugegera araterura atumva abantu muteraniye hano, tumye mbatumira, ndabasaba ko uwamenya kuba umuzinga yazawumbohera azamuhemba amarwa arenze aya. Abari aho barumirwa, havamo umwe w'umuhanga mu buboshyi bw'imizinga ati tutagombye kuwuboha njyeweho ndawufite, uzaze mwuguhe. Bugegera na Nyirampumbya babyumvishe barishima cyane, babwira uwo mugabo bati ntibigombera gutinda, njyana n'uyu mwana. Amukorera umuzinga awuzanira se. Mu gitondo awagika mu munyinya wari imbere y'irembo rye. Amaze kuwagika agira amahirwe winjira vuba, ugiye kwera burasizora. Yenze ubuki buratangaza uruta ubwo kwa Mirenge kure. Abubonye bahakana ko atari ubwe, kubera ko yari umukene. Bakeka ko ari ubw'i Bugesera bw'igiti cyitwa urusinzagwa. Bamaze kwishimira ubuki bwa Bugegera, bahinyura ubwo kwa Mirenge bati mbese imizinga ya Mirenge yagize iki? Yayigize nk'iya Bugegera, ikera ubuki bw'urusinzagwa nibe myinshi y'ubusa. Nuko kuva ubwo Bugegera arakira aranezerwa, akikijwe n'umuhati wo kwigana gukora, yagika akazinga kamwe kakarusha iyo kwa Mirenge kwera. Nibwo abanyanduga babigize umuhango, bakajya bigana ibifite akamaro babonana abandi. Kugira umuzinga kwa Bugegera ni ukwigana urugero rwiza ubonana abandi.
aha niho dusoreje insigamigani cyangwa n'umugani wacu twasomaga aka kanya. Nibabagejeje iki kiganiro, nitwa Nditisha Moses nk'ibisanzwe. Ndagusaba gukora subscribe kuri Nditisha Moses TV kugira ngo tujye tubana no mu biganiro bindi. Ndabashimiye.